umva baba baramvuze, buri wese aramvuga, umvuga inshuri, umvuga intambi, buri wese amfataho ijambo, ariko bitewe n'uko nagiye kumenyana nawe no gukundana nawe hari amakuru mbifiteho, ndabyihanganira, ndavuga nti Mana, umugambi wawe ndabizi ko usharira n'ubundi, ndabyakira, ndavuga niba ari uyu munzani ushatse konjyaho, umunzani wawe ndawuhagararaho, mpagarara ku munzani w'amagambo, gutyo bavuga ko natwaye umugabo w'abandi, yaravuye butarasezeranye, Claudine akaba atwaye umugabo w'abandi. Mpagarara kuri uwo munzani, abantu baramvuga, bigera no kuri wa musore twakundanaga, arangije nawe aravuga ati ibyo byose bitewe na kagezemo, reka mwiyegereze, ashobora kuzongera kangarukira. Agerageza kunyiyegereza, agaruka mu rugo, ariko nyine ndamubwira nti byararangiye, ntabwo ngifitanye gahunda nawe. Icyambere cyo wamenye ko nkundana na Karosi, nubwo byagenze kuriya, ariko n'ubushake bw'Imana, nta kibazo ngiye mfite, sinzongera gukundana nawe, byararangiye. Abantu baramvuga nyine ko natwaye umugabo w'abandi, bigera ku itorero iwacu, njya muri komite ya korari, barambaza ati se Claudine, uracyakomeje gukunda Karosi gafite umugore we? Ndababwira nti nta kintu nshinza Karosi, ariko Imana yabiteye buri ifite impamvu. Barambwira ati rero niba ugikomeje gukunda Karosi, tubaye tuguhagaritse muri korari, uremera guhagarara muri korari? Ndababwira nti njyewe namukunze ntazwe yasezeranye, nariko kuba mwamagarika muri korari nta kundi mbaruko bigennye. Havamo umusore umwe wari waje, yari yararangije kwiga, aza mu nama ya komite ya korari, ariko yaje nk'umujyanama. Abarahagurutse aravuga ati Claudine turamuzi guhera kera, yari umwana ukunda gusenga, twarasenganye. Ati niba ikibazo kimugezeho cy'uko yakunze umusore we, umugabo w'abandi, ntago ari ngombwa kumushukunya, reka tumugumishe muri korari, ahubwo we agenda amubwire ngo niba ukomeje kunkunda, genda ukore divorce, uzane impapuro za divorce, tubone ko mwakoze divorce, ubundi mukomeze mukundane. Turakomeza turakundana na Karosi, nubwo byagiye bikomera nyine, hakazamo izo ntambara z'uwo mukobwa, hakazamo kumuhatiriza gushakana nawe, bakamugira inama y'uko agomba kundeka, ariko twakomeje gukundana, nta kibazo twari dufitanye twebwe. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasoje igitondo cyiza. Umwami w'Imana akomeza abane namwe, kandi n'ukuri turabishimira kubera ko mukomeje kutwereka ko mudushyigikira, mukomeje kutwereka ko muri kwagura umuryango w'ivugabutumwa. Ni iby'agaciro kuri twe, umurimo mwiza muri gukora, Imana izawubahembere. Twe nk'Iyobokamana natwe tuzajya tubakorera bya bindi mushaka, tubatumirira aba bantu bagiye kuza bababwira ubuhamya bwiza, bagiye kubaganiriza ijambo ryiza ryo muri umutima, ribahumuriza. Wowe ibyo urimo byose ni ukuri, natwe ntabwo tuzagutenguha kukuzanira ba bantu Imana yishimira, ba bantu bagiye kuvuga Imana neza. Uyu munsi kuri kamera za Iyobokamana TV murahabona umutumirwa, turi muri studio, twamwakiriye. Ubwashize tumaze iminsi tuganira no umuvugabutumwa, umukozi w'Imana bita Karosi. Byabaye ngombwa ko muri studio tumusaba ko nagaruka azagarukana n'umufasha we, niwe muri kubona muri studio. Tugiye kuganira byinshi, atubwire nawe aduhamirize koko bwa buhamya mumaze kumva umukozi w'Imana amaze iminsi abagezaho bwiza cyane, bwabafashije. Nawe aduhamirize ku rugendo bagiranye n'ibitangaza Imana yabakoreye. Nge ndi Sam Gakire, Iyobokamana TV, ntujye kure. Tujye gutangira, urabanza twibwire. Amazina ni Twimana Claudine, ndi umubyeyi w'abana babiri, turashima Imana yatugiriye neza. Rero wenda mumaze kubyumva, maze kutwibwira, ariko mbere yuko dutangira ubuhamya bwacu, reka tubanze dusenge kugira ngo n'abadukurikiye namwe mwese ubuhamya bububake, bunabagirira akamaro. Imana ya data wa twese mwiza, uri Imana ishoboye byose, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yacu bwite, uri Imana yabaye mu ruhande rwacu. Mana turagushimiye kugira neza bugacya bukira, zina ryawe nirihimbazwe. Aya masaha turagushimiye ko waturinze ukabana natwe, nuhimbazwe ko watanze umwana wawe Yesu Kristo ugira ngo aducungure. Haleluya, bitari bikwiriye, ariko kubw'ubuntu n'urukundo
rukundo ugira, waraducunguye Kristo, nuhimbazwe, icyubahiro ni icyawe. Mana ndagushimiye aka kanya, data wa twese uri mu ijuru, ndaguhamagara kugira ngo uzubane natwe, udushoboze nk'Imana, kandi abara kutuyobora muri uru rugendo, abara kudukomeza no kutwongera imbaraga, uduhe kuba maso kugeza igihe uzazira uje gutwara umugeni wawe wakoye amaraso. Nuhimbazwe, natwe turagutegereje nk'umwami n'umukiza. Urakoze kuri Imana yacu bwite. Ngaho bana nanjye ugiye kuvuga ubu butumwa Mana, ndetse aho bizagera bizavuge ku mirimo yawe itangaje Kristo. Urakoze Mana, ndagushimiye kuri Imana ishoboye byose, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Byiza cyane, ni ugutangira twiragiza Imana. Ikaze muri studio. Yego. Iyobokamana TV, ubwashize twaganiriye n'umutware wawe, atuha ku buhamya bw'ubuzima bwe, ariko hari aho byageze twumva hari ubuzima musangiye. Aho ugiye gutangira rero, wenda kugira ngo bize kugenda neza, ugiye gutangirira aho mwamenyaniye, noneho kugira ngo twumve bwa buhamya, ibyo mwasangiye, amashimwe mufite musangiye ari ayahe? Navuze ko amazina yanjye nitwa Imana Claudine, ndi umubyeyi, navukiye mu karere k'Uburasirazuba i Bugesera, akagari ni aka Kibungo, umurenge ni muri Ntarama, Bugesera. Ubwo rero nabayeho ndi umwana ukunda gusenga no kubaha Imana, nkunda gusenga, nkunda gusenga. Ndumva narabatijwe muri itorero rya ADEPR mfite imyaka 13, nibwo natangiye kumenya ibintu byo gusenga, nsobanukirwa gusenga, ntangira kujyana n'abandi bantu bari bakuru kuri njyewe, banyigisha ibintu byo gusenga, nkura mu bintu by'Imana. Ubwo rero ahantu twaje kumenyanira, hari groupe nabagamo y'abanyamasengesho, dusenga Imana, dushaka Imana uko bwije n'uko bukeye. Ubwo tumaze gukora amasengesho y'iminsi, umwana twasenganaga w'umusore araza arambwira ati, Claudine, hari umuntu Imana yambwiye, yarayimbwiye ngo abantu bose bagushaka b'abasore, abasore muri gukundana muri iyi minsi, Imana yarabagaye. Ubwo nari mfite umusore twaririmbanaga muri korali, twarapanze ibintu byose byaragiye ku murongo, dukundana nta kibazo. Twa tumaranye nk'imyaka 3 n'igice dukundana nta kibazo, yaranubatse ari gushaka amafaranga kugira ngo dutagize umushinga w'ubukwe. Uwo mwana akimara kumbwira ngo Imana yamubwiye ko abasore bose turi gukundana muri iyo minsi Imana yabagaye, ndavuga ati none se Imana, iki cyerekezo ni ikihe? Mfata umwanya wo gusenga, nyoboza Imana. Arambwira ati, narangize iyerekwa ryawe, nagiye kubona mbona umuntu Imana yaguteguriye ari ahantu kure cyane, ndetse kugira ngo muzahure hagati yawe nawe bizaba ari ibintu bikomeye cyane, ndetse uzavugwa abantu bakwange, inshuti zigushireho, nanjye ubwanjye uri kubikubwira ntago tuzaba tukiri kumwe icyo gihe bitewe n'igihe uzaba ugezemo. Ndavuga nti Imana, unshoboze ibi bintu ko numva bikomeye cyane. Nari ntaramubona, nta nuwo narinzi, yewe ni Kigali nahagiraga nje gusenga, nkatega nkataha, numvaga nyine nta gahunda y'i Kigali, reka. Ubwo rero naje gukomeza gusenga no kubaha Imana, nyibaza nse Imana, ibi bintu ni ibiki? Imana ikajya imbwira ngo mwana wanjye, wirinde ibyera byose, ntago ari amata, bitukura byose ntago ari amaraso. Nkajya mvuga nse Imana, kumbwira mu migani bimeze bite? Ubwo ngubwo nkomeza nkunda gusenga, nkajya mbi imbere y'Imana nkayisobanuza ibyo bintu, ntago nari muzi. Njye nakomeje kwikundana n'uwo musore, nta nubwo nahise nihutira kumuhakanira ko Imana yabyanze, ahubwo twarakomeje turakundana. Noneho tukomeje turakundana, nkajya nkunda gusenga nyine, naho tukakundana nta kibazo. Ariko ngiye gusenga haraza Kicukiro, nari mvuye i Bugesera nza gusengera mu cyumba cyabaga Kicukiro, umukozi w'Imana araza arambwira ati, se amakuru ni meza, umeze ute? Se ni byiza. Ati, se ufite umushinga? Ndamubwira nti ndamufite rwose, kuko ntago namuhakanaga, sinamutendikaga ngo mvuge ngo ntawe mfite. Namubwira nti ndamufite rwose. Arambwira ngo se buri Imana iramutse ibyanze wabigenza ute? Ndamubwira nti Imana iramutse ibyanze njyewe nasenga, kuko nta muntu utubaha Imana. Arambwira ati, hamwe rero usenge.
numva nyine ni ibintu bintangaje. Ndataha ndagenda nkomeza kubitekereza, mvuga se Mana, imikorere yawe imeze ite? Uyu muntu iwabo twatangiye kujya mu miryango, uyu muntu iwabo baranze atangiye kubaka, ubu se Mana tuzahera tubikata? Mvuga ko wabyanze. Nuko rero mbitekerezaho mama nyine, kuko mama ni umukirisitu, mfite ababyeyi bose papa na mama. Mbitekerezaho mama, papa icyo gihe ntabwo yari akijijwe, yari umupagani winywera inzoga. Mbibwira mama arambwira ati se wa mukobwa we, uyu muhungu uzamwanga, abantu barabizi. Ni ukuvuga ngo karetse twe dutuyemo bose bari babizi ko dukundana, ndetse no kwitonda muri korali twasengagamo bari babizi ko dukundana. Ubwo ngubwo rero ndangije ndavuga nti Imana aba ari uzabyikora, ko njye ndabona nta kintu nabikoraho. Ngomeza gusenga no kwinginga Imana, ariko Imana igenda imishurira. Igihe kimwe kigeze, umukobwa twaririmbanaga arambwira ati Claudia urazi n'ibindi nte, nagiye gusengera ahantu mu Karumuna, ati nasanze y'umusore, umusore ufite Imana, umusore ukubwira akakubwira n'ibya kera ukivuka mu nda ya mama wawe. Ati nasanze ari abantu 3-4 ariko bubaha Imana. Ati nanaraheye ko nta yindi groupe nzajyamo. Ati ariko iyo groupe nayibonye ndayikunda. Ndamubwira nti yo nisha nanjye tuze kujyana no subirayo. Hari kuwa kabiri ni mugoroba wari bakoze amasengesho y'iminsi 5. Ndamubwira nti yo nisha nanjye uze kumbwira tujyane. Ubwo kubera ko hari kure kuva iwacu uza mu Karumuna ni intera ndende, dushaka abandi basore twasenganaga, turavuga ati tuza kujya gusengera mu Karumuna, hari abantu bari gusenga amasengesho y'iminsi 5, natwe umuze tujyaneyo. Abasore twemerera bashaka amagare tujyayo. Tugezeyo turinjira, tumaze kwinjira nyine dusanga n'abakobwa 3 nawe wa 4. Ubwo ngubwo turivuga nyine, turafashwa nyine turasenga. Icyo gihe twagiye turi abahungu 2 n'abakobwa 2, twiyongera kuri abo ngabo. Turasenga nyine turafashwa, tugira ibihe byiza, nta kibazo rwose. Buracya turataha twebwe, ko na gahunda yabo twari dufite, twaje nk'abashyitsi. Ubwo ngubwo tumaze gutaha twumva twakunze ibihe byabo, dusubirayo nanone. Tumaze gusubirayo rero tukomeza gusengana. Gihe kigeze abasura bavuga ati umwe yari perezida wa korali twaririmbanagamo, undi nawe yari umunyamasengesho, twasengana cyane ubutayu bwinshi. N'uwo mukobwa twakundaga gusengana n'inshuti yanjye ya hafi. Nuko tusubiyeyo turabakunda, turababwira ati se mutwe twajya muri groupe yanyu hari ikibazo? Ati nta kibazo. Tuba twinjiye muri groupe yabo, ariko kubera ko yari we perezida wacu naramutinyaga bitewe n'impano yari afite. Iyo yajyaga mu mwuka ubona ko nta n'urugingo afite, wabonaga nta gufwa afite, kuko yajyaga mu mwuka. Iyo wahitaga uva mu nzu ukavuga ati noneho nandondora arandondora byose. Ubwo rero tukamutinyira icyo ngicyo bitewe n'umwuka yari afite. Kandi iyo yakubwizaga ukuri, akakubwira ibintu byose wagendeyemo, yewe nushaka kuba waracumuye ryari byose arabikubwiraga, bigatuma rero mutinya. Twamaranye nk'igihe kingana nk'amezi 5, njye ntaratunga nimero ye, gusa ngenda gutyo nkasenga, ariko tumutinya tunamwubaha. Ubwo turangije dukunda groupe yabo, natwe baba baratwakiriye tuyinjiyemo. Tumaze kuyinjiramo, kuko yaraturutse Butare, ari umuyobozi w'ipfundo ry'amahoro. Ahageze rero natwe dutatu ipfundo ry'amahoro. Tumaze kuba ipfundo ry'amahoro tutangira kwiga indirimbo z'ipfundo ry'amahoro. Tumaze kuziga turazimenya, akajya zitwigisha kuko yari azizi. Nanjye ndangije nkajya ngenda nzimenya, nzinjiramo ngeraho mba dirigente wayo. Noneho rero nkajya nzantona numva nta kibazo, turi fieri. Igihe kigeze rero dutangira kwaguka, tuba benshi muri groupe, twakiramo n'abandi bantu b'abanyamasengesho nabo twe tuziranye. Ariko bitewe nuko twagiye tubararika, twabonye ahantu hari Imana n'umukozi w'Imana, tumuzaze tugenda. Dutangira kwaguka rero groupe, dutangira kuba abantu benshi. Wa mubare twasanze ari 4 batangira kuvaho, tutangira kuba benshi. Nuko rero igihe kiragera, ndangije nkajya ngenda njye ubwanjye mu minsi twari tumaranye, kandi mutinya kuko yari umukozi w'Imana. Yarakubwiraga iyo yajyaga mu mwuka, wataguvuta Imana umbabare n'icyo ari cyo cyose nakoze atarandondora. Ubwo rero igihe cyarageze, nkajya ngenda muri njye ubwanjye, nkajya ngenda numva ndamukunze. Ye baba we nkatokesha nkiruka. Yari yigeze nko kugusengera cyangwa ngakurondore? Ibyo bindi nari mbizi ko yansengeye. Ubwo ngubwo ngiyewe ubwanjye n'igihe byajemo, nari ntaranavugana nawe, nari n'ikigano nari nakagirana nawe. Gusa twarasenganaga nk'abantu b'inshuti muri groupe, tukaganira nta kibazo. Ariko nari ntarafata umwanya njye nawe wenyine ngo tuganire, oya. Nuko ubwo ngiyewe ubwanjye nkajya ngena umutima umbwira ngo ugomba gukunda Karoli.
karosi nkatokesha amagini nkavuga nti mana nandondora ko namukunze nzabigira gute, nibaza umunsi yandondoye muri gurupe ni ihane kunkunda, nkumva ni ikibazo kingoye kindemerereye, hajya ngenda nsenga ndetse nkanasenga amasengesho abyirukana, nkumva ko ari umwuka wundi wanteye ngewe kugira ngo mukunde, nkajya ngenda mbitokesha nkajya nsenga amasengesho mbyirukana, avuga ni se mana uriya musore nakunze amprise nta nubwo ari umuntu ufite nubwo afite imana, ariko hari ikintu ushobora kubona ku musore akavuga ati kubera ko afite ari umusore muremure cyane wenda nshobora kumukunda n'amarangamutima yanjye, njye rero nkashaka ikintu nshobora kuba ndi kumukundira muri icyo gihe, nkavuga ni afite imana nibyo, ariko nkashaka ikintu umutima wanjye uri kumukunda kindi nkakibura. Ubwo rero nkajya ngenda tugasenga, ariko nkagenda nkumva ijwi rimbwira ngo ugomba gukunda karosi, nanjye nihaga ndavuga nti mana ntabwo nshobora kubivuga nta mukobwa wisabira urukundo, ati reka avuga nti ahantu byabaye mana, nuko nza kubibwira umukobwa w'inshuti yanjye twasenganaga twavuga Odette, ndavuga ni Odette uko byaba biri kose Imana izamfashe, tuza gutaha ari mu gitondo neza ryajwi riragaruka rifite imbaraga nyinshi n'umuriro mwinshi, no mu mutima wanjye numva rijemo rirakubita ngo ugomba gukunda karosi, ndarira mu muhanda nikorera amaboko, ni Odette we n'ijwi rikumwa ngo ugomba gukunda karosi. Odette araseka ati yewe ati nta mukobwa wisabira urukundo, ati niba ari Imana cyakoze ndagufasha gusenga, niba ari Imana ndagufasha gusenga, dukora amasengesho y'umunsi umwe twiyirize Imana idusobanurire niba ari byo. Ubwo Odette dupanga amasengesho tujya gusenga, hari kuwa gatandatu ku cyumweru bazaza kudusura, kubera ko kuva iwabo mu Karumuna no kuza aho twasengeraga i Nyarunazi hari harimo intera, bari barapanze rero nk'abantu b'inshuti ko ku cyumweru bazaza kudusura, noneho twebwe njye na Odette dupanga amasengesho yo gusenga ngo niba ari Imana iri gutuma nkumukunda wazaza binyibwira ahubwo atari njye uzabimubwira. Nuko rero njye na Odette turirirwamo, tumaze kwirirwamo turavuga ati Mana uyu mwana niba ansenya kuko yarandutaga njye nari ndi umwana, uvuga ati uyu mwana Mana niba ari wowe ushaka kumuzana karosi. Hari ryari wari unafite imyaka ingahe icyo gihe? Icyo gihe nari mfite imyaka 18, noneho hari mu mwaka 2012. Ubwo ngubwo icyo gihe rero nari mfite iyo myaka, urumva ko ku ruhande nari mfite uwo musore wundi twakundanaga, ni ukuvuga ngo nawe yaravuga ati tuzakundana ariko iyo myaka nzihangana nyitegereze. Nuko rero tumaze kumenyana na karosi nibwo rero natangiye njye kumukunda ntaranahakanira wa wundi. Ahubwo niho nshaka kumenya mwari mubanye ute na sheri wawe mu gihe wari uri gukunda karosi cyane? Nawe twari tubanye neza nta kibazo tukindi twari dufitanye, ntabwo nabimugaragarizaga ko ari undi musore nakunze, icyo narwanaga nacyo ni iryo jwi ryanzagamo rimbwira ngo ngomba gukunda karosi. Umukirisitu se wumva utagiye gutendeka? Nk'umukirisitu nanjye nibyo narwanyaga nyine kugira ngo ntazatendeka. Ubwo ngubwo cyane ko nari narabyirinze ibintu byo gutendeka, n'abasore benshi banshakaga cyane ariko nkabyirinda nkamuhamiza njye mfite undi musore dukundana. Ubwo rero maze kugenda umutima wanjye ukunda karosi nibwo twafashe igihe cyo gusenga, tumaze gusenga turataha ku cyumweru baza kudusura, turabakira nyine nk'abantu baturutse mu Karumuna, barangije barataha natwe turataha. Ubwo igihe kimwe aza kumpamagara we nibwo bwa mbere twari tuvuganye kuri telefone, nyibonye ndavuga bitewe na bya ndimaze iminsi bimbaho ntiwasanga yarabibonye yarayifite. Noneho njye natse Odette nimero ye ngira ngo nze kumuhamagara mubwire ko namukunze. Odette niwe wambuje bitewe n'iryo jwi ryari mu mutima wanjye rimpiga, numvaga ndi buhamagare karosi nkamubwira ko namukunze. Ubwo rero Odette arambuza ati reka dufate igihe tubisengere. Ndangije rero bamaze gutaha njya kubona mbona karosi arampamagaye, amaze kumpamagara arambwira ati se bite ni byiza amakuru ni meza muyobozi wanjye, none se wumva umeze ute? Nta kibazo mfite. None se wasohoje ubutumwa bw'Imana yagutumye? Nisubuye nihagararaho, nta butumwa mfite. Arangije arambwira ngo buretse nzasubira kure Karama. Nture Karama iki? Ndamwihorera nyine barakubye, ariko ku bwanjye mpita mbimenya ndavuga ntibura basanga ari kunteza Imana. Ndangije gomeza kubaho gutyo naranze kubivuga nyine nihagararaho, tukajya tugenda mu masoroti menshi turi kumwe na groupe twabagamo turi abantu benshi, tugasohokera ahantu henshi. Twa dufite umugabo dutwara nyine yari umuyobozi, nawe yaramwungirije dusengera muri urwo rugo rwe mu Karumuna, tukajya tugenda mu vugabutumwa menshi tukajyana nawe. Igihe kigeze rero tuza gukundana.
aho ngaho ninde wabwiye undi, ninde wateye intambwe? umuntu wateye intambwe ibyo ari byose bitewe n'ukuntu nari naramukunze njyewe, ariko ni ukuvuga ngo nari naramukunze n'ubundi ntarahakanira wa musore wa mbere. nuko tumaze rero gukundana ibyo byose numva nibuka umuntu wabivuze numva nibuka umuntu wabivuze ngo abe yasaba urukundo. gusa naje gushiduka bitewe n'ukuntu twabonaga cyane kandi nawe abizi, naje gusuka dukundana. nuko tumaze gukundana nibwo nahise mpakanira wa musore, mubwira ko Imana yabyanze komeza gukundana nawe. maze kumuhakanira arababara cyane bitewe n'intambwe twari tugezeho, ariko ndamubwira ni Imana yarabyanze kandi sinshobora gutendeka. ndangije rero ndamubwira njyewe ubwo turarangizanyije, kuko numvaga ko ngiye kwinjira mu mugambi w'Imana. Yabyakiriye ate? Byaramubabaje cyane, yarababaye, n'iwabo barabimenya, ariko bitewe n'uko iwabo yari afite mama we babanaga na mushiki we. mama we rero ntago yankundaga cyane, yumvaga ko ashobora kuzajya kurambagiza wa mukobwa wo mu rwego rwo hejuru ufite amafaranga cyane. niyo ntera mama we yari ariho yumvaga ashaka, kandi igihe amafaranga ntago nari nyafite. none se wenda wamubwiraga ko mujijije iki? wenda nimba baramubwiraga ko ari Imana yabivuze, ntari igihe bavugaga ati ni iby'abarokore umuhoye ubusa? njye namubwiraga ko nta zindi komantire yongeyeho, namubwiye ko urukundo rwanjye nawe ruhagaze, mubwira ko Imana yabyanze, kuko nawe yarasengaga kandi twararirimbanaga muri korali. mubwira ko Imana yabyanze. ubwo nyine maze kumenyana na Karose no gukundana nawe, nibwo hashize igihe tugenda tuganira tumenyana nyine, ariko nkajya numva muri groupe abakobwa nahasanze bavuga ngo Karose yateye igikumwe. noneho ko njye nari ndi umwana, nari ntarasobanukirwa n'ibyo bikumwe ibyo ari byo. nkajya mvuga nti buri ibyo byose yaragiye agira gutya, nkajya numva ni nyine ni igikumwe nk'uko wagenda ugatera igikumwe cyawe ushyira urutoki ukagitera ku rupapuro. njyewe nari ntarasobanukirwa igikumwe. iwacu bavuga ko bagiye mu murenge ibyo gikumwe ntabyo narinzi. nuko bakajya bavuga ati nyamara Karose uriya yateye igikumwe. ati hano haje umugabo Imana itumye iramubwira ati mwana wanjye wavuye iwanyu uteye igikumwe, ariko narabyanze. ati uriya ntabwo ari umukobwa nakugeneye. ubwo nkajya mbyumva abakobwa nabasanganye nawe, nkajya mvuga se igikumwe ni ikihe sa? ntibansobanuye neza cyane ko nabo nirindaga kugira ngo batamenya ko dukundana na perezida nirindaga kugira ngo batazamenya ko dukundana. nuko twamaze nyine gukundana, uwo musore naramuhakaniye nta kibazo. noneho rero nyuma hari abasore bari baravanye i Butare baza mu kazi yakoraga aho ngaho mu Karumuna. abo basore bamaze kumenya ko dukundana, bahita bahamagara wa mukobwa basize bateye igikumwe iwabo i Butare. dore ngo karaba, ngere nta n'ibyo narinzi. uwo mukobwa aba barabimubwiye, bamaze kubimubwira, nuko tuza mu masengesho Kicukiro sheri, turasenga turi butahe tukajya mu materaniro y'iwacu abaga ku wa 4 nijoro. noneho ubwo hakaba hari undi muyobozi wari ubiziranyeho na perezida wamuzanye muri ako kazi, arangije aramubwira tuzaze tugende. bo bari babizi ko afite undi mukobwa basezeranye Butare, njyewe rero ntabyo narinzi. dutashye turangije amateraniro Kicukiro, dusanga wa mukobwa ari mu materaniro, yavuye Butare yageze mu materaniro. noneho nge nta n'uwo narinzi, mpageze ba basore nyine baramunyekazi, dore ngo uri umukobwa usigaye ukundana na Karose. turasenga nyine, turaririmba, turafashwa, twigira ibihe byiza. ariko uwo mukobwa bitewe n'intego yari yamuzanye, aravuga ati se uriya niwo mukobwa yantwara? ati buretse ndaje mukubitire mu buhanuzi mubwire ko yantwariye umugabo. ndangije ngenda avuga nti kuko nge ntabyo narinzi, abandi bana nibo babimbwiye mu gitondo rero bukeye nibwo babyutse babisubiramo. n'umuyobozi wacu witwa Jado yari yaje abisubiramo. baravuga ati rero Karose wavuye mu rugo usezeranye n'undi mukobwa, ugeze nawe ukunda undi. ati byagenze gute, bimeze gute? bajyaho barisobanura nyine, nanjye barambaza, ndababwira nti okay, ngiye birashoboka ko namukunze, twakundanye ntazi ko mfite undi mukobwa, ariko niba ari uko bigenze nge nta kibazo mfite. ubwo biba ngombwa yuko
bafata uwo mukobwa na Karosi barabasengera nyine nk'abantu bagiye gusubira Utare ngo bakajya gukora ubukwe. Nanjye barangije baramfukamisha ngo bansenge bankure mu rukundo nakunze Karosi. Baransengera nyine mu gihe bari kunsengera numva amarira menshi araje, ndarira ndavuga se ibi ni ibiki bigiye kumbaho noneho. Ubwo birangije mpita mfata intera ndende bitewe nuko narakunze umuhungu wasezeranye n'undi mukobwa, numva bibaye ibintu birebire. Abantu twasenganaga bahita bavuga ati Claudine yari yaratwaye umugabo w'abandi, kandi njyewe nari umwana uzwi ku itorero muri karitsiye bari banzi bitewe nuko nabyirutse nshaka Imana cyane narinzwe. Bahita bagenda bavuga ngo Claudine yatwaye umugabo w'abandi. Umva baba baramvuze, buri wese aramvuga, umvuga inshuri umvuga intambi, buri wese amfataho ijambo. Ariko bitewe nuko nagiye kumenyana nawe no gukundana nawe hari amakuru mbifiteho, ndabyihanganira ndavuga nti Mana umugambi wawe ndabizi ko usharira n'ubundi ndabyakira. Ndavuga niba ari uyu munzani ushatse konjyaho, umunzani wawe ndawuhagararaho, mpagarara ku munzani w'amagambo. Gutyo bavuga ko natwaye umugabo w'abandi yaravuye butarasezeranye, Claudine akaba atwaye umugabo w'abandi. Mpagarara kuri uwo munzani, abantu baramvuga bigera no kuri wa musore twakundanaga. Arangije nawe aravuga ati ibyo ari byose bitewe na kagezemo reka mwiyegereze, ashobora kuzongera kangarukira. Agerageza kunyiyegereza agaruka mu rugo, ariko njye ndamubwira nti byararangiye ntabwo ngifitanye gahunda nawe. Icyambere cyo wamenye ko nkundana na Karosi, nubwo byagenze kuriya ariko n'ubushake bw'Imana nta kibazo ngiye mfite, sinzongera gukundana nawe, byararangiye. Abantu baramvuga nyine ko natwaye umugabo w'abandi, bigera ku itorero iwacu, njya muri komite ya korari barambaza ati se Claudine uracyakomeje gukunda Karosi gafite umugore we? Ndababwira nge nta kintu nshinza Karosi, ariko Imana yabiteye buri ifite impamvu. Barambwira ati rero niba ugikomeje gukunda Karosi tubaye tuguhagaritse muri korari, uremera guhagarara muri korari? Ndababwira nti ngewe namukunze ntazwe yasezeranye, nariko kuba mwampagarika muri korari ntako nimba ari uko bigennye. Havamo umusore umwe wari waje, yari yararangije kwiga, aza mu nama ya komite ya korari, ariko yaje nk'umujyanama. Abarahagurutse aravuga ati Claudine turamuzi guhera kera, yari umwana ukunda gusenga, twarasenganye. Ati niba ikibazo kimugezeho cy'uko yakunze umusore wo umugabo w'abandi, ntago ari ngombwa kumushukunya, reka tumugumishe muri korari, ahubwo we agenda amubwire ngo niba ukomeje kunkunda genda ukore divorce, uzane impapuro za divorce, tubone ko mwakoze divorce, ubundi mukomeze mukundane. Turakomeza turakundana na Karosi, nubwo byagiye bikomera nyine hakazamo izo ntambara z'uwo mukobwa, hakazamo kumuhatiriza gushakana nawe, bakamugira inama y'uko agomba kundeka. Ariko twakomeje gukundana, nta kibazo twari dufitanye twebwe, kuko twari tuzi ko ari umugambi w'Imana. Ngiye nagiye kumenyana na Karosi mbizi mbifite amakuru ko ari umugambi w'Imana. Ubwo ngubwo tukomeza gukundana nta kibazo, n'amagambo ari menshi, ariko twari dukomeza gukundana. Noneho wa musore twakundanaga mbere batabamwe ati okay niba ari uko bigenze Claudine akwanze, shaka undi mukobwa urantagara umukobwa wenyine. Batabamushyiramo ibintu byo gukunda undi mukobwa vuba kugira ngo ngensebe ngaragaze ko nakunze umugabo w'abandi nkanga umusore kugira ngo bansebye. Ahita akunda undi mukobwa, nta kibazo numvaga bimbwiye cyane ko nge nari ndi mu mugambi w'Imana. Andakunda undi mukobwa vuba kugira ngo bansebye, intego bafite yari kugira ngo bansebye nyine ngo babone ko n'ubundi ntacyo nari imaze. Barangije tabatanga n'umushinga w'ubukwe bonyine kugira ngo ngewe bansebye bagaragaza ko n'ubundi yakunze umugabo w'abandi, nta mumaro ntacyo n'ubundi bivuze, sinjye nyine w'umukobwa. Ubwo ndangije ngewe nkomeza gukundana na Karosi, agenda aca mu ntambara nyinshi, akagenda haburaho kuba, igihe kimwe na kimwe akaba mu ishyamba. Nkavuga nti ubwo ari mu ishyamba reka mugurire umutobe mumushyire, wenda yakirize nayo masengesho arangije, kuko nge ntago ari yemerewe kugera mu rugo bitewe n'icyo kibazo yafite. Bari baramaze kumenya yuko nakunze umugabo w'abandi, papa ntiyarakijijwe. Sinari kumubwira ati papa ibi ni Imana yabivuze ngo papa byumve, ntago papa yarakijijwe, ntago rero yari yemerewe kugera mu rugo bitewe n'icyo kibazo.
mama wanjye yarakijijwe, we nari narabimuganije, akajya ambwira ati mwana wanjye nzagufasha gusenga ubwo ko Imana izabishaka izabigenza gutyo. Ubwo ngubu tumaze gukundana, bigeze aho noneho mbona ko byafashe intera. Mwarimu w'umudugudu ku mudugudu wacu nasengeragaho arampamagara aranyishaza ati se Claudine ko numvisha amakuru ko wakunze umugabo w'abandi waturutse Butare, bimeze bite? Ndamusobanura ati mwarimu twakundanye ntazi ko njye asezeranye, ariko ibyo ari byose nawe urasenga, ni njye mfite amakuru yuko ari Imana yahanyoboye. Ni mbere yuko kugira ngo mubone ni Imana yabimbwiye mbere, nibi byose ndimo nari mbizi, Imana yabimbwiye ntaramumenya ntaranamubona. Arambwira ati niba ari Imana njye ngiye kugufasha gusenga, abantu barashaka ko nkuhagarika ku itorero nkujije ko watwaye umugabo w'abandi. Noneho rero ntago njyewe nigeze nkubona, ntari kubwo ngubwo nzagufasha gusenga, Imana izabisobanura. Tugenda duca mu ntambara nk'izo, turakomeza turakundana, ariko ubwo wumve ngo abantu bahise banyanga, kurari naririmbaga miranyanga nsigara ndi njyenyine, ndagenda mpinduka ikiragi. Wajya umbaza ikintu DJ yambwira ati Claudine watera chorus, nkamubwira nti nta chorus mfite. Ndagenda ndaceceka mera nk'ikiragi, nkajya njya kurepeta, nkava kurepeta ari cyanjanye cyari kurepeta, ngatansohoka ngataha nta muntu ushuje, kuko muri icyo gihe nari mfite ikibazo kindemerereye cyane, umutwaro ndemere ko numvaga ntashoboye kugira umuntu nabiganiriza. N'umukobwa twakundanaga w'inshuti yanjye yahise ava muri quartier ahita yigendera asa kubinahe Kigali. Ubwo ngo ngiye rero nsigara mu rugo njyenyine, nkomeza kwinginga Imana. Ikigeragezo cyaje, nicyo nshaka kuvuga ngo mvuge, ikigeragezo cyaje uhita wiga gusenga nubwo utarubizi. Hari ibintu dukora tukajya dukina usenga ubushaka, ariko iyo kije ndakikugisha gusenga cyane. Twajyaga tujya mu butayu, n'ubundi nari mbimenyeye ko twajyaga mu butayu, ariko kuko hari igihe harimo mutoya nari bucura muri bo, nkajya ngenda mo hagati, nkavuga nibura giturutse imbere cyafata uw'imbere, giturutse inyuma cyafata uw'inyuma, njye kikajya kungiraho nabimenye. Ariko icyo gihe nagezemo ye babo mba nahise niga gusenga n'ubutayu buraraga njyenyine, nkajya mvuga ni Imana uzantabara. Nkajya mva mu rugo nkajya ku rusengero, habaga harimo intera kugira ngo ngere ku rusengero, nkava mu rugo ndira bitewe n'icyo kibazo nari ndimo, nkava mu rugo ndira, twahura mu nzira nkahita nseka nkamera nk'umwana mwiza utari uri kurira, nkishima, twatandukana nkongera nkafatiraho nkarira, nkavuga ariko Mana ibi bintu bizarangira ryari? N'abantu uko banyanzabona uko bamvuyeho, uko nakunze umugabo w'abandi, uwo munzani nkuhagararamo, cyo kigeragezo nkibamo. Noneho iwabo wa musore twakundanaga nabo twari duturanye, bakajya bavuga ati niwe wajya wabona abantu baranyanga, izuba ryava rya saa munani abagore bakanaramiraho, natambuka mu muhanda de nk'uwo wa mukobwa ko runaka aragiye ati yatwaye umugabo w'abandi. Abantu baranyanga ku rusengero, abantu banciraho, mbona nta nshuti nsigaranye, buri wese afata ijambo kuri njyewe. Ngeze aho ndiyakira ndavuga ni Imana ni wewe wemeye kuntanga, buri wese navuga uko nshaka. Numva uwo munzani ndawemeye, ndabyakira, buri wese avuga uko yumva abishaka. Igihe kigeze rero Karosi aza kuva muri aho ngaho yabaga mu Karumuna, aza kubinahe Kigali. Yarashoje amasengesho y'iminsi 20, ndumva ayasoza. Twari turi kumwe n'abandi bana b'abakobwa 3 nanjye wa 4 na Karosi, ayasoza twari turi kumwe. Ndangije rero aravuga ati ngengi bitewe n'ukuntu urugamba rumeze, bari bamaze kumuhururiza yuko ngo yafasha abana b'abakobwa akabaviyora abo ngabo, ariko twebwe bitewe n'ikizere twa twifitiye tukajya tuvuga ati se Sara nawe runaka kuzi ko umuntu twasenganye nta kibazo dufite. Nubwo ibi byose bije ni intambara nyine, n'urugamba abantu basenga bahura n'intambara nyinshi. Ibyo byose twebwe nubwo wamushinza ngo yaviyoye abana b'abakobwa, twebwe turihamiriza ko nta kibazo dufite, ntago twigeze turyamana nawe. Niyo baza bakatujyana akajya kudupimisha basanga nta kibazo dufite twebwe. Ati rero ibi ngibi bari kuvuga nta ruhare tubifitemo, n'amagambo y'abantu. Ubwo ngubwo Karosi atavuga ati ibyo ari byose, amaze gusenga amasengesho y'iminsi 20 ahita zinaha i Kigali, ngiye nsigara iwacu Bugesera. Noneho mu gihe nari nsigaye Bugesera, bahise nanjye banca kujya mu Karumuna kugira ngo ntazongera kugira ibyo murana nawe cyangwa n'abandi bantu. Utavuga ati ibyo ari byo byose muri korali tabamfatira ingamba bankiraho na maneko zizongera gutuma mpura na Karosi, ntago bashaka ko nongera guhura nawe kuko natwaye umugabo w'abandi. Mu gihe kigeze rero ndabyihanganira, ndiyakira. Maze kwiyakira numva ko ibintu byose bishoboka, ndavuga ni Imana ibi niwe wabigennye, ni umugambi wawe, kandi umugambi wawe urasharira. Uwo musore twakundanaga batangiza umushinga w'ubukwe n'uwo mukobwa. Batangije umushinga w'ubukwe,
ndavuga ni semana noneho kuba agiye kwerekanwa nkirahanga ko nshimye ibindi byose nabishoboye iki kigeragezo cyo uru rugamba ruje bimeze bite by'ubungubu. Noneho icyo gihe ntibigeze banatuza kuvuga, baravuze pe, buri wese aravuga. Mu cyaro rero iyo hagize akantu kaba ku muntu, noneho umukobwa wasengaga w'umunyamasengesho umva abarubonye, nuko baravuga. Ndangije uwo muhungu atangije umushinga w'ubukwe, mpita mpamagara sheri ndamubwira ibyo ari byo byose noneho urugamba ruje ndabona ntazarushobora, kandi Kigali nta muryango nari mpafite, n'uwo nari mfite ni shangazi atuye ku Irebero, kandi kwa shangazi nayo kuko bari baramaze kumenya ibyo ngibyo yuko nakunze umugabo w'abandi, nta muntu wari ukinamvugisha bitewe n'ikibazo ninjiyemo. Nari namubwira rero sheri inaha ndabona runaka agiye kwerekanwa none urugamba ruje ndabona ntazarushobora. Nibyo byose nubwo i Kigali nta muryango nzi, njya mbona hari abakobwa ngo baza gukora akazi ko mu rugo, ariko njyewe nari ntaragakora. Najyaga mbona abakobwa benshi wacu baza mu kazi ko mu rugo bagataha mbona batwite cyangwa barabyaye, nkavuga nibyo rero byose buri i Kigali iyo bagezeyo hari ukundi kuntu bigenda, ariko njyewe Mana uzandengere ningera i Kigali. Mpita mbibwira sheri ndamubwira nibyo byose ibigiye kumbaho byo ndabona ntazabishobora, nshakira ahantu naza i Kigali nkakora akazi ko mu rugo. Arangije hari umwana w'umukobwa twasenganaga nawe yaraje gukora akazi ko mu rugo, ndamubaza arambwira ngo ahantu ari gukora ngo arabona bashaka undi mukobwa. Ubwo yakoraga mu gikoni ngo bashaka undi mukobwa wo kurera abana. Ndamubwira nti okay nanjye uzambarize numve. Arambwira ngo bamwemereye. Ndangije mva mu rugo. Papa na mama ntago bajyaga bemera umukobwa wajya gukora akazi ko mu rugo. Ibyo byose nubwo tutari twishoboye bajyaga guca inshuro ariko tukarya. Ubwo ngubwo kubera ko nicyo kibazo cyabagaho, shangazi wo ku Irebero yaravuga ati mwa bakobwa mwe, nafite mukuru wanje muzagira ahantu mu Kigali ngo mugiye gukora akazi ko mu rugo muzaza mumbwira ikintu mwabuze ntibashakire, aho kugira ngo muzajye gukora akazi ko mu rugo. Ndangije mvuga ni papa ndamutse bihungukije mu rugo ko ngiye kujya i Kigali nkakora akazi ko mu rugo, papa ntago yabyemera. Umuntu nabibwiye ni mukuru wanje, namubwiye ngo Kararisi ibintu ndabona ntazabishora none bigiye kuza nyifashe umwanzuro ngiye i Kigali. Arambwira ati se mama na papa ko batabizi uragenda gute? Rero ndavuga nzagenda papa atabizi na mama atabizi, nzabibabwira nyuma naragezeyo. Mfata ibyanjye, mfata bantege gare ingeza kuri arete, papa na mama bataze aho umukobwa yagiye. Ndaza ngeze i Kigali, ndumva uwo mukobwa arakoraga mu ce za Remera, niho nagiye. Ngezeyo kubera ko ntari mbimenyereye ibintu byo kuvuga ngo umwana arezeterura, ntago nari mbimenyereye. Umwana ngo yaneye ngo fura, ntago nari mbimenyereye. Ubwo buzima rero bwarantonze. Uko ibyo byose nubwo twajyaga guhinga narahingaga nkataha saa 4 saa 5 nkateka nkakaraba nkajya kwiryamira saa 9 zagera saa 10 nkagaruka mu kazi kane mugoroba. Ntago rero ibindi byose nari mbimenyereye ngo umwana arirwa ntesha umutwe, ntago nari mbimenyereye. Narahageze rero ubuzima murantonda mbona ko bindangiriyeho. Naje vuga se Mana mvuye mu rugo ari ntambara, nje Kigali nazo ni intambara. Nuko rero numva birananiye kubyakira. Ndaje mbwira shenise kumubona nibyo njemo ntabishoboye, kwirwa nteruye abana ndabona nabishoboye, ntago ndabyakira nabyo. Arangije arambwira ngo cyakoza ngiye kugushakira ahandi, nubona aho ngaho byanze reka ngushakira ahandi. Babanshakiye ahandi hano mu Cyahafi, niho naje kuba ku mama nawe nasanze afite undi mukobwa ukora mu gikoni ashaka undi wo kurera abana. Naho ndahaza ntaho nari mvuye se ntaho nari ngiye, ariko byari umugambi w'Imana. Ndahaza maze kuhaza turabana n'uwo mama, nasanze ari umumama mwiza, nasanze atwite, yari afite abana, umwana muto yari afitemo yarigaga, nta ruhinja we yari afite. Kandi kuhaba nasanze afite imashini imesa, urumva ko byo byari byoroshye. Nuko turahaba njye n'uwo mukobwa, nasanze uwo mukobwa adakijijwe, na mama na mami wacu ntago yakundaga ibintu byo gusenga cyane, yageneraga ku cyumweru gusa. Ubwo ngubwo tubana n'uwo mama nta kibazo, we narahageze numva nta kibazo nyine naho ngaho, ntago yantukaga ntago yambwiraga nabi. Kwari kubyuka nkakura amasuku mu nzu, narangiza nkategura ka kana kari gafite imodoka igatwara. Urumva ko ngaho ubuzima wenda bwari bworoshye, nta kibazo cyarimo kigoye cyane. Amafaranga se amafaranga bampembaga ni ngombwa kuyavuga. Yampembaga 15.
kandi aho nabanje bampembwaga 10 ariko nahamaze iminsi mikeya urumva ko bamaye iminsi nahamaze ubwo rero nabaye aho ngaho kuri uwo mumama turabana bitewe nuko narakana keza nta mico mibi nari mfite nari umukirisitu n'ubundi ntabwo nigeze ntakaza ubukirisitu bwanjye nakomeje gusenga musaba n'uruhushya rwo ndamuganira umukirisitu njyewe uzajya umurushya njye gusenga arabinyemera ko ku cyumweru nzajya njye gusenga ndetse rimwe na rimwe nimugoroba nabonaga abana maze kubatunganya naragendaga nkajya mu materaniro mu cyaha hafi ya nimugoroba kuko mu gikoni ibyo byabaga ari byo mu gikoni njye nta kindi kibazo nari mfite nkagaruka namara kugaruka nkakora imirimo yanjye n'ubundi nta kibazo rimwe ndavuga nti rero mami naje nta cyemezo nzanye cyo ku mudugudu uzamurushya nsubira iwacu kuzana icyemezo kugira ngo bamenye ko ndi umukirisitu kuko naje iwacu niyibye no ku itorero nabyo bari bazi bitewe n'icyo kibazo nari ndimo barangije mami arangije mu ruhushya nsubira iwacu nzana icyemezo mwarimu arakimpa nkishyira mu cyaha hafi kigaragaza ko ndi umukirisitu ndangije rero ngomeza kuba umukirisitu waho ngaho bigeze aho ngaho mbwira mami ndamubwanira mami mfite umusheri kuko yabaga i Kigali njye mfite umusheri ntarifuza kunsura ntiwanyemeruka amakaribu akazaza kudusura namufataga nka mama wanjye nta kibazo kuko nasanze ari umwana mwiza arambwira ati nta kibazo azaze kudusura ubwo rero Karosi tumuha karibu mu rugo aza kudusura aje kudusura turasenga aganira na mami bose nyine atakunda ko yari umukozi w'Imana atamukunda nta kibazo arambwira ati nyimaze kumva ati yo tufite umugabo mwiza umukozi w'Imana cyane ko yasizari n'ibintu byinshi amubwiye kandi asanga nibyo nuko wa mukobwa twabanaga aho ngaho nasanze adakijijwe nawe bitewe nuko twabanaga neza tutaryana abakobwa benshi bagiye baryana bakajya bahora batongana twabanaga neza rero atavuga ati ibyo byose nanjye kanje kwiga ku gice atangiye kwiga ku gice mu cyaha hafi nawe arabatizwa aba umukirisitu ubwo rero tukomeza gusengera aho ngaho ubwo Karosi agaruka kuhansura nabwo nanabibwiye mami Kariboze aje kunsura asanga hari abandi babyeyi bavuganye n'uwo mumama twabanaga ko bazaza kumusura babiri baraza bamaze kuza ubwo twese tuba 5 bari abamama babiri bavuye ku Muhima nanjye na Karosi na mama w'urwo rugo bamaze kuza turibwirana ndanamuperezanta cyane ko nta cyanshinzaga ko ari umusheri wanjye ndababwira nti uyu nguyu n'umushongeri yaje kunsura arivuga nanjye ndivuga na mama arivuga n'ababyeyi bari babiri baje turaganira nta kibazo turaganira turasenga tumaze gusenga Imana iravuga ngo ntimuzongeye gutandukana mujye muhora musenga bageze groupe abantu 5 noneho mama nabagaho we nta nubwo yaremerewe kugira ahantu ajya cyane kuko yari atwite kandi yari atwite inda nkuru nuko tumaze kubimenya twavuga semana abantu bangahe tuzadusenga ariko twanga kwisuzugwa nyine tukomeza icyo Imana yatubwiye Imana ikajya itubwira ati bana banjye nzabagira neza kandi nzabazamura ubwo igihe kigeze nkomeza gukundana na sheri wanjye agira iwabo amahirwe abakoze divorce impapuro ndamubwira bwa mbere agiye gukora divorce aza ntazazanye ubwa kabiri aje arambwira ati twakoze divorce ariko nje ntinabibwirwa n'iki ko mwayikoze ni ikibihamya kiri hehe banzu nyereka impapuro ko wakoze divorce araje arambwira ngo bambwiye ngo nzasubireyo kuzizana ndavuga nti ubu ngubu nta cyanyemeza ko wabikoze uzasuruza n'impapuro nge nsibone ko wakoze divorce asubirayo nibwo bari bamuhaye umunsi wo kujya kuzizana arazizana arazinyereka amaze kuzinyereka ninjye wazibitse ubwo ngubwo rero tumaze kumenyana n'abo babyeyi nibwo twatangiye gusenga tukajya tugeza akanyarira se uri mu rugo mu kazi ko mu rugo wakoze ni nk'ikihe kintu wigeze uhuriramo nacyo kuko wenda wari waraje gukora ufite amakuru y'uko abakobwa baje gukora akazi ko mu rugo cyangwa cyashatse nko kuba cyagukugusha cyangwa kigusubiza inyuma wenda urasenga njyewe ko nahageze naje ndi umukirisitu nubwo naje i Kigali haba harimo ibintu byinshi abasutse abambaye utujipo tugufiya
ntabwo nigeze nivanga nabo n'ubundi, kuko nawe mfite umugabo tuvuge ko n'ubundi twakundanaga yari umukirisitu, ntabwo yari kunyemera ko ninjira muri izo ngeso nsanze aho ngaho. Nakomeje gusenga no kubaha Imana, cyane ko nageze no kuri uwo mubyeyi akambera umwana mwiza, akajya mu rucyo nkajya gusenga mu cyaha hafi. Ntabwo nigeze rero mpura na shoke ivuga ngo ndatatira Imana yanjye, oya nakomeje gusenga. Nubwo nakoraga ku kazi twagakoraga ariko nsenga. Nahamaze amezi 5, twarasengaga, twamara gusenga tugataha. Hari igihe twajyaga Ikanyara, mami yampaye uruhushya n'abo mama babiri nanjye na Karosi, tukagikanya tugasenga, twaheza tugataha, ariko umutware ntabwo yari abizi ko nagendaga. Muri icyo gihe cyose n'izo ntambara zose ntabwo wagiragamo ikintu cyo kumva wacika intege uvuga ntese uyu muntu ni umukene, nanze umuntu wari uri kubaka ufite ubushobozi, n'amagambo yose bakuvuze ngo ugiremo akantu ko kumva ucitse intege wenda uvuga ati ntanabivamo? Hari abambwiraga ati se ko gukora divorce ari 200,000 uraza bikura hehe? Noneho rero njye nkareba nkavuga nti ibyo byose hari amakuru nari mbifiteho yuko Imana ishoboye byose. Ndavuga nti Imana ishoboye byose, izatanga amafaranga akore divorce. Ariko igihe kimwe na kimwe ntabwo umuntu yabura gutekereza, nkajya ntekereza se izi nzira zizaca hehe, bizaca hehe ibi ngibi. Nkumva nyine umutima urashidikanyije bitewe n'urwo rugamba n'izo ntambara. Ariko kubera amakuru nari mbifiteho nkajya nkomera. Buryo iyo ugiye gusenga Imana ikaguha mwana wanjye umura ndi kumwe nawe, utaha wabyibushye uvuga ati ubwo Imana iri kumwe nanjye ejo mu gitondo ndabirangije, utaha wumva ko nyine byarangiye, ufite kwizera, wumva ukomeye, nta kibazo ufite. Nari mfite kwizera nyine bitewe ko Imana yarampumuriza kandi ati mwana wanjye ndabirangije, nkumva rero ndakomeye. Ubwo rero amaze gukora divorce turasenga n'abo mama, maze gusenga Imana ikadukundisha abantu, ukumva ngo nanjye nshaka kujya gusenga, kazamo abandi bantu tukajyana gusenga Ikanyarira. Igihe kigeze nyine turakura tuba benshi, nkuko Imana yajyaga itubwira ngo nzabazamura nzabagira menshi, muve kuri uyu mubare. Twari 5. Wasengeraga icyo gihe? Twasengeraga mu rugo rw'undi mubyeyi twabaga turi kumwe. Mwavuye ahandi wakoragamo? Aho ngaho nakoraga twarahasengeraga gusa baje kudusura, ariko nyir'ubwite hari igihe twajyaga ku musozi gusengera ku musozi kuko twari bakeya. Ubwo igihe kigeze turangije tujya gusengera, maze kuva muri urwo rugo nibwo twese dusengera ku wundi mubyeyi twabanaga muri groupe, waratwakira tujya gusengerayo. We nta kibazo, umugabo yari umukirisitu nawe nta kibazo. Tujya gusengerayo, tumaze gusengerayo tugenda tuzamuka tuba abantu benshi. Imana igira aho itwita izina, itugira groupe abacuzi. Karosi ntabwo yari yarabinsobanuriye neza. Groupe abacuzi naho yavuye? Ndi fondateri w'abacuzi nanjye. Yavuye aho ngaho twiperezanta nyine muri urwo rugo rw'uwo mubyeyi. Wa mubyeyi aho wakoraga nawe yaje kuyijyamo cyangwa nuba yirimo? Nuba arahari, twese turacyari abacuzi. Yaje gukizwa nawe se? Uwo mubyeyi we yarakijijwe, twabanaga akijijwe, nuba aracyari muri groupe. Na twese umuntu watuvuyemo twari abantu 5, havuyemo mama umwe, ubwo dusigaye turi 4, fondateri wa groupe abacuzi. Ubu muri bangahe umubare? Mugeze kuri bangahe? Ubu turi nko mu 150. Imana yaratwaga. Imana yajyaga itubwira ati bana banjye nzabagirira neza, nzabazamura, mubaye abantu benshi, mbahaye ibyuma, mbahaye inifomo. Tukajya twira tukavuga ati se ibi bizaca he? Twabona ibyuma se? Twabona inifomo se? Twaba benshi se? Twabona nta nzira bitewe nuko twari 5. Amahirwe wenda Karusi yari yaranyimye amakuru y'abacuzi, reka nyakwibarize. Ubundi abacuzi sibyo ko muri abanyamasengesho, ni groupe y'abanyamasengesho, nibe bikorwa bindi mukora muzweho, uvuze unanatubwira uburyo bumuhagaze bijyanye n'umurimo w'Imana, ibyo mwishimira mwagezeho mufite? Bitewe nuko imvugo y'Imana iratinda ariko nta gihera. Muri groupe twagiye dukoreshwa imirimo myinshi, hari abantu benshi bagiye baza barwaye bagakiriramo, kuko Imana yatubwiye ati bana banjye
abantu bazaza babagana bose bazaruhuka. Ubwo hari abantu benshi bagiye baza, abarwaye imigongo, abanze gukira, abamaze igihe bava, tukabasengera Imana ikagira neza ikabakiza. Tubona ko nyamara bya bintu Imana yatubwiye ko izadukoresha, tubona ko biri kugenda biza. Icyo gihe yatubwiraga ko tuzajya tukagura n'ibyuma, turashima Imana ko twabiguze, kandi icyo gihe twabonaga ko bitazashoboka. Abacuzi aho ni ukuvuga ngo muracyasengera mu rugo rw'umuntu cyangwa mufite? Twakomeje gusengera muri urwo rugo, twabanaga nawe uwo mubyeyi muri gurupe. Igihe kigeze nawe kuko yari amaze kutuvamo, ariko nari ngeze mu gihe cyo gupanga ubukwe na sheri. Tumaze gukora ubukwe nibwo bahise bimukira mu rugo iwanjye aho twe tugiye kuba. Duhita tubakira gurupe abacuzi, twabakiriye. Ni ukuvuga ngo urwo rugo, iyo nzu twashatse twakodesheje njye na sheri hari Kimisagara. Abacuzi babanayintanzemo bitewe nuko yari umuryango nyine twarasabanaga cyane. Bo barahantanze bagira ngo bajye kwisengera, barahasengeye ko yari inzu nini y'ibyumba 3 na salon ngari cyane. Barahantanze nyine bakajya bajyamo bagasenga, umva ko nta kibazo nyine bari abantu b'Imana. Tumaze gukora ubukwe no kwimariya, ba bantu bose tubayobora aho ngaho twari tumaze gushakana njye na sheri. Mukira icyumba gikomeza gukorera Kimisagara hafi ya sitasiyo, niho bakomeje gusengera Imana. Tubona ko ibyo yatubwiye irimo igenda ibikora. Igihe kigeze rero nabwo abacuzi tumaze kumenyana na sheri, kuko Imana yaratugiye neza dukoreye ubukwe, tuza kubona ko aho ngaho naho habaye hatoya. Tujya gushaka sare yo kugira ngo abantu b'Imana bakomeze baze gusenga. Dushaka sare dusengeramo. Bamaze gusengera muri sare, Imana avuga ati bana banjye ndabagwi kandi ndabazamuye, ati mbahaye ahantu ho gusengera hagari. Bavuga se bizaca hehe, ariko kubera ko Imana yivuze iranakora. Ubwo ngubwo igihe kigeze, abayobozi baza kudusura muri iyo sare twabagamo. Yari sare imeze nka kave, yahari muri kave niho twasengeraga. Kubera ko ukuntu habaga huzuye, abana wasangaga babakuyemo imipira, ukuntu habaga huzuye handi hashyushye cyane, abantu baje gushaka Imana. Ubwo ngubwo abayobozi badepere baza kudusura, baratubwira ati ntabwo dushaka ko mukomeza gusengera ahangaha, muze mudusaba urusengero rwose mushaka. Mwasaba Kove, mwasaba Muhima, mwasaba Cyahafi, aho mushaka musaba, turabaha umunsi wo kuwa 3 wanyu mukomeze gusenga. Ubwo ngubwo turagiye tujya ku Muhima nyine duturana nabo bayobozi bari baduhamagaye, tubasaba aho gusengera. Dushima mu Cyahafi, twese duhuriza mu Cyahafi. Ubwo niho Imana yatuyoboye. Ubwo rero turi gukora umurimo w'Imana mu Cyahafi. Dusubiye inyuma gato, reka dusubire ko ntitubigemo cyane kuko umutware yari yabivuze, yari yabisobanuye. Ku bukwe bwawe nawe ni nk'ibihe bitangaza na 3 byibuza ukuru ukavuga ati atari Imana nta muvandimwe nta n'inshuti yari kubikora? Ikintu cya mbere nshimiraho Imana, iyabashije kugira ngo akore divorce, cyari ikimenyetso cyo kuganira n'ibindi zikizabikora. Kuba yari amaze gukora divorce, nese mbona ko n'ibindi zabikora. Yamaze gukora divorce, dupanga umushinga w'ubukwe 2015. Dupanga umushinga w'ubukwe, dutangira kwerekanwa. Twagiye kwerekanwa iwacu Bugesera. Mpita mbona Imana, twari dufite imodoka Bugesera, twakorukanye nayo i Kigali. Mpita mbona Imana kirimo igenda ikora. Ndavuga nibyo byose nubwo abantu batureberaga mu isura yindi, ariko Imana yacu irashoboye. Mpita ngenda mbona Imana kiri gukora. Tuvuye kwerekanwa i Bugesera rero dupanga kwerekanwa no ku Muhima, kuko yari umukristo wo ku Muhima, njye nkiri iwacu Bugesera. Ngire hari nk'uburyo wenda muri mwatangije umushinga w'ubukwe, hari ibintu wabonaga bitazashoboka ukabona bikomeye, bimwe mu byo wasengeraga Imana yasubije byari bikomeye, ni ibihe? Hari ukuntu umwana w'umukobwa aba abona akeneye ibintu byinshi mu bukwe. Ubwo rero muri icyo gihe ngewe nta kintu na kimwe nari mfite, cyane ko urugo rundi nabagamo nahabaye umwaka ntago nahembwaga. Nahabaga nk'umwana mu rugo, nkakora imirimo yo mu rugo yose,
nta kibazo bakazana umukozi bitewe n'uko habaga hari imirimo myinshi, hariho abana bagera muri 5 kandi batoya, hari n'inzu nini, hari abajya ku mashuri, bakazana umukozi yagera akabona imirimo myinshi, hari akavuga ati ndagiye. Ngiye bitewe n'uko nakundaga gusenga rero mbigumamo, nkabyuka saa 11 nkakora ntetse igikoma, abana nkabajyana ku ishuri, saa 7 nkajya kubagarura, nkatangira akazi ka nimugoroba. Ubwo rero Imana imaze kunyereka ishusho y'ubukwe, mitamvuga ni Imana urashoboye. Mu gihe turi gupanga ibintu by'ubukwe nagiye mbona imirimo y'Imana. Imana yampaye amajyambere, Imana iranyambika. Umuntu akamamaga ati Claudine uno tugende nkugura igitenge akakigura akanakidodesha, nkata mbona ko ari imirimo y'Imana irimo igenda ingaragariza. Nabonye Imana rero. Byose birabaye, iby'Imana yavuze utangiye kubona ko bisohoye. Imana itangiye kugukuraho rwa rubwa b'abantu bakuvugaga iwanyu mu rugo, abo mwasenganaga b'abantu bose bakuvuze. Nyuma y'uko Imana yigaragaje, ntabwo byongeye kugaragara wenda ko bagiye bakugarukaho. Amaze gukora divorce dutangije n'umushinga w'ubukwe, abantu benshi bose babona Imana biwacu. Bamwe bakampamagara ati Claudine utubabarire, ntago twari tuzi ko ari umugambi w'Imana. Rimwe nanagiyeyo hari abagendaga bansanga bakavuga ati Claudine twarabanye, ntago twari tubizi ko ari inzira z'Imana, utubabarire, twagiye tuvuga ibintu byinshi ariko utubabarire. Bagiye bansaba imbabazi, nkavuga ni ntacyo, iyo umuntu ari mu kigeragezo n'ubundi ntago umuntu yabura kukuvuga, ariko kubera Imana, iyo Imana ikugiriye neza n'abantu batabimenya ko Imana ibirimo. Kuri ubu mumaze imyaka 4 mubana mu rugo, ni umukozi w'Imana, nawe uri umukozi w'Imana mu buzima bwa buri munsi. Ni Imana yabashoboje gukora umurimo wayo. Ni iki wishimira wenda uvuga ati iyo nkiza gushakana na wa wundi ibi ntago mba narabibonye? Icyambere nishimira nuko ndi mu mujyi wa Kigali. Warahakundaga gutura i Kigali? Cyane. Narahakundaga, icyo nicyo cyambere nishimira. Uko Imana iyo uri hariya mu cyaro, Imana yakubwira ati mwana nyiza gutuza i Kigali. Ubwo icyambere nishimira nuko ntuye i Kigali. Cya kabiri nuko mfite umutware usenga cyane. Icya gatatu, Imana ajyaga itubwira ati nzabagirira neza, ntago muzasana muzakorwa n'isoni, nzabagaburira. Ubu ngubu nuva mu rugo turi umuryango w'abantu 12. Ubwo urumva rero abo bantu kubashyira mu mujyi wa Kigali, twebwe mu mirimo y'amaboko ntago dukora, ariko Imana itubeshaho. Ibyo bintu niwe ndibuze kubibaza cyane, araza kubinsobanurira kuko ni nacyo gice agiye kunsobanuriraho cy'uburyo ntukora nawe ntakora, mutunze umuryango. Ibyo nibyo ari buze gusobanurira abakunzi b'Iyobokamana TV. Wenda dusoza, hari abantu wenda badukurikiye, hari n'abandi wenda bumva uburyo Imana iri kubashoboza umurimo w'Imana kuwukora. Abacuzi, umuntu ashaka kuza mu bacuzi bisaba iki? Kuza mu bacuzi ikintu bisaba kuba wubaha Imana kandi uri umuntu wa ADEPR, umukristo wo muri ADEPR. Ushaka no kuza muri ADEPR nabwo turakwakira. Iyo tukwakira utaraza kuba umukristo wayo, utangira ku gice ukiga, tukakwakira muri groupe yacu. Groupe y'abanyamasengesho ishingiye ku itorero rya ADEPR. Niko bimeze. N'umudive n'umukatolika ukunda gusenga yaza. Iyo yaje ashaka yadukunze, araza tukamurerera muri groupe, yarangiza agatabo w'itorero. Ariko muri groupe abacuzi ni umuyobozi wayo, umutware wawe, wowe ukora mwiki? Muri groupe abacuzi nabanje kuba dirigente wa groupe abacuzi, maze kubyara nese mba umujyanama batora undi nyine. Urumva nyine wese batora undi uko njye nari mbaye mpuzeho gato. Impano se Imana igenda iha abantu zitandukanye, Imana igushoboza wowe gufasha abantu iki?
gufasha abantu gusengera abantu. Hari igihe Imana iguha impano wenda y'uburondozi, ubuhanuzi, gusengera abarwayi, n'izindi mpano Imana itanga zitandukanye. Okay, Imana yampaye impano gusengera abagore batwite. Ibyo nashakaga, kuko hari abantu badukurikiye benshi baba bafite ibibazo, cyane cyane abadamu batwite. Urabizi ntabwo ari ibihe biba byoroshye. Nagiraga ngo rero uvuge impano ufite kugira ngo uze no gutanga nimero abadukurikiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Hari abantu benshi baba barazingiyeho inda, hari abantu benshi baba usanga atwite ugasanga ntabwo bimeze neza. Abo bantu uraza kubabwira uburyo bashobora kukubona. Ukuntu bambona, nimero za telefone 07 6 4 9 5 16 7. Kuri telefoni ugushaka ashaka ko aza kukureba gusanga he? Yansanga mu cyahafi ku rusengero. Barakoze cyane rero inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, nkuko mwabidusabye, nkuko mubizi tuba tugira ngo tubisobanure neza. Murabyumvise n'urugendo rutari rworoshye. Ahari wenda nimukenera ko tuzamubaza n'ibindi byinshi ku buzima bujyanye n'uburyo yabanyemo n'umutware we, amateka, ubuhamya basangiye ni byinshi, tuzamugarura. Mwakoze cyane kwitabira ikiganiro Iyobokamana TV ikunda kugirana n'abantu bagiye batandukanye bavuga Imana neza. Mwakoze kuza. Yego, namwe mwakoze kunyakira. Ariko ikintu kimwe wenda mbere yuko ugenda, ngo icya mbere ni amakuru, kandi amakuru ava ku Mana. Iyo umuntu afite amakuru ava ku Mana aba ameze ate? Aba afite ibyishimo n'umunezero n'amahoro yo mu mutima. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha.